twongeye kubaha ikaze kuri Chabizoso TV. Niba utarakora subscribe, kora subscribe utazajya ucikwa n'inkuru nk'izi ngizi. Inkuru yacu y'uyu munsi igiye kwibanda ku mukobwa wanzwe ahantu hose, aho agiye hose bakamwamagana. Dutangiranye nawe ari kuva kuvoma, ariko nawe nubwo yaravuye kuvoma yari umunebwe cyane, nta mbaraga agira. Urabona yuko ijerekani atayibashije. Nubwo yaravuye kuvoma rero yari umukobwa, iwabo baramwirukanye, bamaze kumwirukana biramuyobera ahita ajya gushaka akazi mu Kiyede. Ahangaha mu Kiyede rero yageraga, abantu bose bahoraga bamutangarira bibaza niba ashobora kuzaba yakwikamera n'ayimbwa. Bamuhaga akazi byibuze kagerageje kuba koroshye kugira ngo barebe byibuze ko nawe yabasha gucyura umubyizi. Mu bigaragara nawe yageragezaga gukoresha imbaraga ze zose afite, ariko kubera ubunebwe muri we yifitiye ntabwo byabashaga kuba byamukundiraga. Umuntu wese amubonaga yabonaga ari umukobwa mwiza, ariko muri we ubwe yari afite ubunebwe bwinshi burenze ku buryo atabashaga kuba yakora ikintu byibuze ngo agisoze nk'uko yagitangiye agishaka. Biba bigaragara yuko ubunebwe bwiwe nawe atari we ubwikururira. Ni umukobwa nta mwana n'umwe afite, yabanaga na nyina abona biramubabona atazabivamo ahita amwirukana. Umukobwa rero ahita ashaka ukuntu yaje gushaka akazi byibuze ngo arebe ko yakodesha inzu akaba ariyama. Ari guponda sima rero yaricaye, bunebwe bwiwe butangira kumufata, atangira gutongana n'abakoresha biwe. Batangira kumubwira ati nudakomeza gukora nk'uko twabyumvikanye turakwirukana. Akomeza batonganya, bamubwira ati nimushake munyirukane n'ubundi akazi kanyu n'indyango rye. Yahise afata umwanzuro baramwirukana ahita agenda. Ikiyede cyabo arakibarikira, avuga ati nimugumane akazi kanyu n'ubundi kikije kandi kizanuka. Yahise aza rero hano ku rugo rw'umuturanyi hafi y'aho yakoraga Ikiyede, araza kubw'amahirwe asanga uwo mama, aramusuhuza, bamuha karibu mu rugo, batangira kuganira. Umukobwa rero atangira kumutekereza ukuntu byamugendekeye yagiye mu Kiyede atarakora n'amasaha 5 bagahita bamwirukana. Umubabuja arambwira ati si bakwirukanye kubera iki? Ni ukuri nanjye byanyobeye, ni ishyari ry'abantu bahahanze. Nyirabuja arambwira ati bihorere n'ubundi abanyeshyari ntabwo bashobora kuba batera imbere. None arambwira ati se ubu ngubu wambabariye ukama akazi byibuze mwaza mwikorera muri urugo rwawe. Nyirabuja akomeza amubwira ati rero mu rugo rwanjye akazi kabaga ari gakeya, nanjye ubwanjye ndakikorera, ntabwo ndabona akazi gatuma nanjye nkoresha umukoresha. Umukobwa avuga ati nk'ubu ngubu aya meza ateretse hano, reba bino bipapuro biri hano, urabona ubu ngubu ari isuku, byibuze umuha akazi najya mbikora nkabitoragura nkabikuraho rwose, ubundi nzigasigara isa neza. Atangira kubitoragura yereka nyirabuja, mwereke impuhwe, aramubwira ati rero wa mumabuja we, mbabarira rwose umpa akazi nzagakora neza ndakwinginze, reba nk'imyanda yose nzajya nyikura hano, ntihazajya hagira n'umushyitsi uza hano ntabwo azari gucishamo. Mabuja yamugira imuha akazi, amwereka icyumba azajya araramo, agenda akimwereka ngo agenda agitunganye aba aricyo azajya araramo. Mabuja avuga ati se umukobwa we muha akazi koko, usa akazi kanjye azagakora neza, ariko ntacyo natagakora nzamwirukana. Ahita aza aramuhamagara amuga ati hari ahantu gato naringiye, uze kwita ku bintu byose ngo nabanze nkwereke mu nzu ukuntu hameze. Amaze kumwereka mu nzu rero amuga ati rero ndagiye, hari umuntu ngiye kura dufitanye gahunda, wite ku bintu woze n'umwana ndaje. Mabuja ahita yigenda, ariko amubwiye ngo aze gusigara yoza umwana. Wa mukozi rero Mabuja akimara kugenda yahise atangira kureba inzu yose arayisakasaka, atangira kwegama mu ntebe ashima Imana ati Mana urakoze umuhaye akazi. Yidagadura mu ntebe zose yimbwira yuko yamaze kugerayo byarangiye. Haciyemo nk'iminota nka 30 nibwo yatekereje yuko bamubwiye ngo yoze umwana. Yahise agenda rero ajya mu cyumba, azana ibasi, azana n'umwana byibuze ngo atangire kumwoza. Yari yibajije ese umwana mwoze, atangira kumwoza mu mutwe, niyirirwa amukuramo imyenda ngo amwoze umubiri wose. Mu gihe ari kumwoza ko haciyeho iminota 30 bamubwiye ngo ahita yoza umwana, ubu ngubu aka kanya nibwo yaratangiye kumwoza. Ako kanya akiri kumwoza nyirabuja yasaza n'uburakari bwinshi ari kumutonganya ati genda kubwire ngo wogereze umwana, ubundi ugira mu mutwe ubu uri koza umwana none n'isabune, genda kubwire aka kanya ukigera utangiye kunsusuga. Umukobwa atangiye kuvuga ati ngiye nabuze isabune, ati ndakwirukana umvire mu nzu ugenda, ati naho ngenda utamembye uhita umemba ubundi mbone ngende. Baratangira barasereraho, Mabuja ahita abika amazi n'umwana amweza, avuga ati umva ushobora kunsokera mu nzu, ati ngenda ari ukumembye. Ati se ndaguhemba ukoze iki uyu munsi? Umwe ati mbabarira ntabwo ngenda. Atangira kurwana baserera amwirukana ngo agende, undi aturamemba, birangira bamwirukanye. Mabuja asigara yitonganya ati mbega umukozi nari mbonye, ati uyu mukobwa ati ntagende nta kigenda nta mumaro afite.
ageze ahantu none atangiye gushinga ijosi. Umukobwa rero yahise afata inzira, ntumbaze ngo agiye hehe, byaramuyobeye aragenda. Bukeye bwaho rero akazu yarayemo yaramutse yinanura, araza yicara hano nawe yitekereza avuga ati kuko ubu noneho ndabahone koko. Aratekereza avuga ati kanjye kureba ukuntu nabona ikintu. Ageze hano rero yahise abona abaturanyi bahise banika imyenda, atangira kuyanura ngo ajye kuyigurisha byibuze arebe nawe ko yabona ikintu cyo kurya. Ararangaguza aracungacunga, ubundi imyenda amaze kwanura yafasheho mikeya, arirukanka ngo ajye kwigurisha rero cyamutunga. Haciyemo akanya we n'abashinzwe umutekano bamutegetse yuko iyi myenda agomba kuyimanika aha hantu, ahubwo akanayirinda yagira n'ikintu yangirikaho akaba yafungwa ubuzima bwe bwose. Ese aza rero imyenda yongera arayanika. Umukobwa ni umunyamwaku cyane, ntabwo kwiba bimuhira n'akazi kajya kamuhira. Yaje hano yicara yitekerezaho asanga ari ufite ikibazo, ntabwo abasha guca bugufi cyangwa yumvikane n'abantu. Ava hano atekereje yuko agomba gushaka akazi kandi akabana n'abantu, ko kubana n'abantu ari byo byiza, kuko yasanze ari we munyabibazo, ari utumvikana n'abantu bose. Ahita afata umwanzuro wo guhindura imyitwarire. Ese niba ubona ari we kibazo mu bantu, kubera ko utahindura imyitwarire? Kora subscribe kuri Chabizo Soso TV utazajya ucikwa n'inkuru nk'izi ngizi. Wandike muri comment indi nkuru twabakorera. Yeah.